SIKOSA indirimbo kuri ubu dukurikije na post twabonye haba kuri ku bantu bombi haba The Ben Element ndetse na Kade ndetse bitewe nuko natwe ubwacu hano hari abagiye bayifite ariko ubwo umuntu ufite indirimbo ubwo azirikane ko ari umunyamuziki koko hari abagiye bafite indirimbo ubwo turayifite rero mutera agasonga bugari bamwe indirimbo yitwa SIKOSA ihuriyemo ya indirimbo ya Kade ya Kevin Kade ndetse na ikaba ari ya Kevin Kade epuyi ikabihuriwemo Element ndetse na The Ben. Noneho ibintu byafa ese kubera iki mu mentioninga kandi aba yiryamiye aya masaha mura mu mentioninga mu mujyana hehe mwabantu mwe ko yiryamiye asap. Sasa rero ukuntu gahunda ziteye inkuru ziteye zirya izo namba nizo kubona aho ngaho tu asanzwe ari producer okay yego ntaribi ubwo umuntu wese afite uburenganzira bwo kwandika ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga kuko nanjye afite uburenganzira bwo gusoma comment cyangwa se kutayisoma sirito nk'abantu muri hano cyane kuri Instagram. Indirimbo rero iteye gutya. Indirimbo yitwa SIKOSA yabaye indirimbo yasajije abantu indirimbo byari bimeze bityo. Indirimbo yari iya Element. Mubanze mu byumve neza. Mu ndirimbo nyinshi afite indirimbo yari ya Element. Ubwo muze kuba mukira ahangaha mbabwire naho urubanza rwa The Ben rugeze ndetse na coach Gael D. Yego mutagenda kuko ndabaraza ijoro murahari ndaribaraza muze ndanabaha amatariki urubanza ruri. Ego Kigali Nyarugenge cyo kora mureke mbabwire isi irikoreye. Iye muricaye rega muriherereye mugiye gukora ibintu muri gwihishwa biraje ngo ba. Sasa rero dore ukuntu bihagaze. Indirimbo yari ya Element niwe wayanditse. Noneho ajya hereza indirimbo n'ubundi umuntu witwa Melodie kuko buriya ntagazi kwiyandikira baramwandikira urumva. Ubwo rero Element abamukojeje indirimbo yitwa SIKOSA ati nyamara bro dore indirimbo yatwika ushaka wagwamo. Ayiwe turashize. Umva abantu bari uretse gato abantu yego man sinzi ukuntu bigenze mana we ibi bintu rero turashize. Murindire banze nkosora ibyo kuri Twitter D mana yanjye rero ibi bintu nanjye ibyo kuri Twitter ndabigaruye byari bigiye nka nyombere mana we mana uru ruzungu rero ntago nzi ko nzarushobora urwo kujya kuri live amatelefone abiri we ngomba kugura indi telefone ya gatatu nkajya mbasha gufata amatelefone ya bamwe muri mwe mwintesha umutwe. Noneho indirimbo SIKOSA ayumvishije Bruce Melodie arayanga ayanze agumana indirimbo ye. Kera byakabaye aba indirimbo yumvishije Kade ati nyamara nagwamo indirimbo arayifata. Indirimbo Kevin Kade yarayishyuye indirimbo ubwo mwumve ko indirimbo ni yande ni ya Element ariko na Rumaga abifitemo uruhare. Muze mwumve mwabantu mwahabantu bababwira mugatangira mukazana bya biri byanyu ngo nyoronyoro ngo nyenye abandi bakazana ibintu by'inzangano abandi bakazana ibintu byo kutavugisha ukuri. Ubu namaze no gucishamo abantu hano muri bakabibona mugatangira mukaza ngo ariko ngo ngo ngwiki ngo tugarutse ngo urabona ngo urumva ariko iki urabona iki kuki udashobora kuvuga ikintu ngo abantu bacyumve mugacisha ibintu ku ruhande no kuzana ibintu byo gufefeka ngo mwigize mama ngo niteranya. Nge rero mbanza mbabwiza ukuri ikintu kimwe mugomba kumenya ibintu byo kutiteranya mujye mubifunga umunwa kuko njyewe mvuga ukuntu ibintu mbyumva nuko mbishaka
hatazagira umuntu uza kuza kunyibenuraho ntago muri ntuze. Okay, indirimbo Kevin Kade nayumvise arayishyura miliyoni zingahe? 2. Biravugwa ko yayishyuye miliyoni 2, noneho no kugira ngo indirimbo ikorwe nka production yishyurwa miliyoni nanone 2. Ubwo murumva ni miliyoni zingahe? 4 ku ndirimbo ya audio gusa. Ubwo sinirwa ndibuze kujya mu by'ama pourcentage ejo twabivuzeho. Noneho element nani nuzenya Kevin Kade yegera The Ben amusaba nimba yamusapotinga. The Ben atajijinganyije aravuga ati niki cyatuma ntagusapotinga? Je ndinde wo kutagusapotinga? None si uyu muziki ko tubayo kugira ngo dufashanye, ni gute ntagusapotinga? Umuntu abagize gute? Ubwo muri kubyumva nta mafaranga agize gute? Amwatse cyangwa se amuciye. Aragaruka kwa Element aramubwira ati rero ya ndirimbo ibintu byahinduye isura, The Ben yemeye kugira gute? Kusapotinga. Umuntu witwa Element of course ntago byari kumubabaza, ni ibintu byagombaga kumushimisha. Indirimbo irakozwe, Element nawe ati nanjye nkatama, kuko umuntu nawe wanditse indirimbo ati nanjye nkatama agakorasi. Bati yewe nta ribi. Ubwo murumva yuko nta kibazo gihari kuri abo bantu bombi bagomba gukorana. Sasa rero igihe cyo gushutinga indirimbo yashutingiwe hanze, uri kumva ntago ari mu Rwanda. Harazamuka, ubwo ndashaka kubabwira ikintu gihari mugomba kumva no gutega amatwi. Hazamuka umuntu witwa Kade, ubwo ndababwira abo mbashije kumenya. Hazamuka The Ben, hazamuka Alexis Muyoboke, hazamuka Gadi, hazamuka King Pazo. King Pazo ngira ngo muramuzi, ari muri gengo ya Element na Rumaga. Uri kumva abarazamutse, indirimbo ijya gukorwa. Twibukiranye ko kontra kugezana n'izi saha Element afite ni ya production. Iyo kuba umuhanzi si ibihari. Turumvikana. Noneho nidusubira inyuma murebe ukuntu buriya The Ben yoroshye. Nimba murabizi ko atajya kora indirimbo z'ibishegu akajya kuririmbana na Kevin Kade wenda ukora indirimbo z'ibishegu, ngizo munda, ngizo ndamutatamura, ibyo byose arabyirengagiza, aravuga ati indirimbo turayikora. Indirimbo ibirakozwe. Sasa rero ndaje mbagereraho urugamba rwakomeye. Mureke mbabwire hano, mwebwe hano turaza hano kuri social media tugasakuza, hanze hari abana barwana intambara n'agatambara. Mwabantu, intambara si y'amasasu, intambara sukuza hano tukirirwa tuvuga hano tukavuga ibintu ukuntu tubyumva. Hari abana bahora umva barwana intambara umva hazazindi z'iburyo n'ibumoso. Sasa rero reka nze mbagerere utinda mutatamura. Sasa rero kanze mbagerere ukuntu ibintu bimeze. Noneho umuntu witwa Element azamuka bucece mu gace, ajya gukora video. Timu ya ntimunjagaraze, timu ya muri 155 itabizi agiye gukora iki? Video. Kubera yuko akazi kiwe wenda yari yakaragije yanagahaye umurongo, aragenda ajya muri gahunda ze nk'umuhanzi. Ariko twibukiranye ko nta kontara n'imwe bafitanye. Mbibutse ko mwabantu mwe, bivugwa ko nta kontara n'imwe bafitanye yo kuba yaba ari umuhanzi muri iriya rebo, arimo nk'umuproducer muri iriya rebo. Noneho ubuhanzi biza ku ruhande, nk'uko yakoze Mirere, agakora n'izindi, agakora na Fudetwa n'izindi. Uri kumva? Urumva nta kontara bivugwa yuko bafitanye. Sasa rero doreho urugamba rwatukuriye. Nk'uko twabivuzeho nimugoroba,
umuntu witwa Harmonize niwe wahamagaye i Kigali atonganya abariya bo muri 155 arababaza kubera iki Petit frere yaje nahangaha nimumbwire ngo mwakire batotyo baturebye nabi elementary ku kibuye abandi batereka abandi bakubisa agatima bati Tanzania Deben yagiyeyo Tanzania muyoboke yagiyeyo Tanzania Kevin Kade yagiyeyo ati biniki ati yajyanye n'abanzi ubwo abanzi barimo ninde Deben biravugwa yuko bavuze yuko yajyanye n'abanzi arangije ati afata ngo afata telefone kanze nzibaranguze we mwebwe mamuri aho ngaho muri mu bisorori abandi muri mu ngunguru ntaza ahantu mwicuritse muza muvuga mwabantu hanze hari abantu barwana intambara wenda rimwe na rimwe ntibaze muri social media ngo bavuge noneho bagahorana amashyari n'intambara zango turwane aho nkubise se harakureba reka nzibaranguze sha maze kubona ikiciro cyanyu hajya ngo mufite amafaranga nta mitima bamwe mufite reka ntangire mwiyumvire ngo niko ngo wagiye muri Tanzania bra 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 ati umva tuzavugana ngarutse i Kigali sasa rero doraho urugamba rwatukuriye mu muziki na setinze live yes mutera udusonga bwa noneho mbereke aho urugamba rwatangiriye aho bajya bavuga ngo urugamba rugeze mu mahina mbabwira aho urugamba rwatangiriye rwo mu muziki mbabwira noneho ahantu ibintu byose byamenekeye nze mbahereze ndabaha umuceri wa mawujuju wa basmati ndabamenera ikitwa iki umuceri nimureke ntangire mwiyumvire nimutera udusonga bugari mutava hano ababwiye aho urubanza rwa Deben na Coach Gael aho rugeze muceceke ndaje nzibahe sinababwiye ko jewe FBI w'imihanda ego jihad poste ni mwayibonye y'indirimbo bati Bikira Mariya Nyirimpuhwe niko enda hano niko ereme ko wateye ibuye ku karere nta soni ugiye kujya mu ndirimbo y'umwanzi iri mu mwanzi wacu twibukiranye ikibazo kiri kuri Deben ndetse na Coach aho bigiye kuba victim kuri bano bana noneho mwibuke yuko Kevin Kade si ubwa mbere akoranye indirimbo na Element kandi nta kibazo kigeze kivuka twibukiranye si ubwa mbere Kevin Kade akoranye indirimbo na Element kandi nta kibazo kigeze kivuka hano abantu muri hano haba bari kuri Twitter ubu na setinze ahantu habiri muze hano nimureke twibukiranye murebe indirimbo irimo munda murebe n'izindi ndirimbo hi Janine how are you sweetheart murebe indirimbo Kevin Kade ari kumwe na Element nta kibazo yigeze iteza muri iyi mihanda ariko aho iyo Deben arimo bibaye ikibazo ese mwagiye munihishirara nk'abasirimu buriya nzi yuko abakene aribo usanga utuntu twabo badushyize hanze ugasanga batuzanyemo utubifu bafite ariko nyabo abasimu bafite ukuntu batwara ibibazo bakabikemura mu bucece mwibanga rikomeye cyane nk'abakire di nkuko bavuga ngo nk'abazungu mubikorera uzungu ariko nasanze kumenya nta busirimu mufite reka ego ndaje ndaziba mugumaha poste nisohotse poste isohoka iriho of course turahera kuri Kevin Kade kuko niwe the boss niwe nyirayo isohoka iriho Kevin Kade
isoko iriho The Ben, isoko iriho Element, abo muri 155 barajugumira nk'aya ndirimbo bati ibi ni biki tubonye turarota cyangwa barahamagaye ikiri Mike uriya wakoraga muri RBC, ikiri coach, ikiri Melodie, ngira nabandi nze simanyeke, bakagira uwitwa Kenny utoroshye muri iriya timu. Twibukiranye yuko bivugwa yuko yigeze gushaka kurega kwirukanisha umuntu witwa Emi Kinege ku gihe, ahora telefona bati ntidushaka uyu ntidushaka. Mana we, ese murashaka bande? Mubyara abantu mushaka gushyira mu muziki muze mu batereke nka hariya ubundi tubarebe tubaribo dushyigikira. Umva rero mbabwiza ukuri, turi mu mihanda noneho ngewe nkunda umuziki pe wo mu Rwanda no kuva na kera. Mutanumva maririrwa mvuga gutya mukagira ngo nubwo ngubu ugiye nakunze umuziki ku bwa ba Miss Jojo. Mwabana mwe muba muza hano mugatunara mukirirwa muvuga ngo nyoronyoro, ngewe hata we mutero dusonga bwari ko mubeze mahinkuru ego jihad ati niko ataho mubera inkunguza ati urajya gukorana n'umwanzi wacu. Ese mbabazi The Ben ni gute niryari umuntu ashobora kuba umwanzi w'umuntu mu byukuri ko bivugwa yuko ariko mwavuze? Niryari umuntu agomba kuba umwanzi w'umuntu? Yo, ese mbaze izo munyangire muri kuzana mu muziki zo ni bwoko ki? Ubu se turi kubaka umuziki cyangwa turi kubutatamura? Umva noneho twawushishimuye tuwugejeje Nyarugenge. Umva rero ati twumvisha ariko iyo ndirimbo, ati twumvisha iyo ndirimbo baba bayumvise bati turashize, ati ni ya ndirimbo wamagatiye. Undi arababwira ati niko nkubaze ikibazo kimwe, indirimbo ngukorera wowe uranyishyura? Ubwo bakabafitanye bifu yuko Element buriya ni yakoreye indirimbo uriya mugabo ngo ni Bruce Melodie ngo ntaga ajya mwishyura ye ngo ni umwana wo mu rugo ukagira ngo baramubyaye. Ego umva yaje nk'umuproducer mujye mushyira ifaranga hariya mwishyure. Ubwo rero turirimbo twiza tuba tugomba kujya kwa chef Bruce Melodie. Ati ya ndirimbo nuko nguko yaje kuvamo. Ubundi iyo ndirimbo bose baba barayumvise, ariko umuntu witwa Coach Gael ngo ayikunda cyane. Coach ati iyi ndirimbo yiwe, ati iyi ndirimbo mana nyagasani kumbi yaje kumera itya. Ubwo uwitwa Bruce Melodie yikojeje hasi ati kuri taye yanjye yamenze ndashaka kubabaza niko iyi ndirimbo yaje kuba nziza bene aka kagena. Ati indirimbo yakabaye yanjye. Ngaho rero undi ati umva shuti, indirimbo narayigurishije miliyoni 2 da, ubu nzikenyereyeho. Indirimbo si yanjye ariko narumaga ngo ayifiteho ukuboko kubya ngo Rumaga na Element ni inshuti magara. Yego ubwo rero wumve ko Element nabo bashaka gusapotinga abahanzi baha mu Rwanda. Ubwo twagiye, ubwo dukomeze. Ubwo Melodie akora hasi ati mwaba munyambuye. Ati iyi ndirimbo yagiye iba nziza bene aka kageni. Ego atumva rero ukuntu ibintu bimeze. Dufitanye kontara, wagiye gukora indirimbo wica akazi, atariko nta kazi nishe. Kibazo kiba kiravutse. Noneho baramubwira bati umva rero ukuntu bimeze, buretse mbaze niborokero uyu muntu disi we ahangaha ho nzi kubaboroka we badman wa munana end kagwa nzira tuko mashitani genda we ntago ubukwire kuza kuba hano shi kavuga idahiye kavugisha induru ibirenge kanikomereze nture muri mudu. Ariko hasinze umuririmbyi yigeze kurimba ngo uyu muntu ankuye muri mudu. Wabaye uteze amatwi namaze kumuboroka bati erega na setinza ahantu habiri. Kuri Instagram hari abantu 500, kuri space ho sinzi ibintu abantu baba ariho kuko sinzi nabariho sinzi n'umubare sinzi no kubabara, ahubwo abafite babanyandikira harandaza kubisoma ninza kuvayo. Buriya mba mperuka nshyiraho nk'aba bakecuru barebera mu marinete. Dukomeze nkomeze mwiyumvire cyangwa nceceke nigendere njye kuryama mujye kuryama mbareke. Mwe uretse kuryama ndababwira aho urubanza rugeze.
Yesu we cyokora Kigali murabika we Kigali bitsa amabanga ariko mujye mumvunguriraho nanjye nziranguza abantu we ni gute ariko mugomba kubika ayo mabanga yanyu mwenyine mugomba nkomeze mvuge cyangwa ndyame mbareke mumecoka umva naje nta mpamvu yo kuba mugenda mureke mba nuko ati rero indirimbo yewe mwana ukayivamo ati ujye kuririmbana n'umwanzi wa ariko we tubwizanyije ukuri The Ben ni igiki yakoze ku buryo mugomba gutuma Kevin Kade abigenderamo ubu rero mureke mbabwire ngiye ndi ku ruhande rwa Kevin Kade ndi ku ruhande rwa Kevin Kade kuri inshuro ndi ku ruhande rwa Kevin Kade niko Kevin Kade yishyuye miliyoni 4 uri kumva indirimbo kuyigura no kuyikora ebyiri noneho barangije bati uzi n'ikindi reba umuntu witwa Mike noneho Mike ukuna afiturwa Mike ntukunda umuziki wari uri mu buvuzi turi kumvikana ese ariko Mike umuntu wagiye wakoze muri RBC koko agira urukundo rw'umuziki ryari kabone nibwo yarukunda ubu niko kushyigikira umuziki bati rero tudati nuko ati twereke di ati wa mukobwa twabonyemo ni uri muri iyi video ati harahiye none hahaha ati indirimbo turahiye turarangiye turagaragaye bati ugiye kutugahisha mu ruhame ukoze indirimbo irimo The Ben atariko se mwabantu mwe The Ben ngiye dupfiki mu byukuri kandi koko ni mwicare mu mbwira ikintu The Ben yabapfa n'uyu ngo ni element mwabonye itangazo yashize hanze nimureke mbere ku kuntu ibintu bimeze bati rero ibintu ni bibiri urava mu ndirimbo cyangwa tukujyane mu nkiko tudashingiye kuri iyi ndirimbo ahubwo dushingiye ku yandi makosa ashobora kuba yaba yarakozwe nitubyitaho turakureka cyangwa se tukugire nkuko ubwo nawe ducana uwaka nkuko turi kuwucana na The Ben ariko maskini wanareba muzahure n'aba bantu wahura na The Ben abantu mwe nimba mujya muhura na The Ben mugahura n'aba bantu mwaretse imitima mibi mwashyigikiye umuziki ese ko mukunda umuziki ubu nirwo rukundo muri kuwereka koko abanyarwanda mwaba muri kubereka umuziki mwiza yego none kubera iki muri gutuma umuziki mwiza batawumva kubera ibintu by'inzangano n'inzika zidafite ahantu zishingiye rumagati ereme have nyabu cya kinyarwanda cye atigira hino cakaboki ati rero mwana aho kugira ngo witeranye n'aba bacama ndirimbo y'ifemo baranzura bati n'ubundi uradutwitse turarangiye nukurakoze uradusebeje ugiye kujya ni nka babarokore bajya babwiriza bakavuga bati mwikoze mujya mu banyamahanga ubwo rero ngo abantu ngo badakijijwe n'abanyamahanga nimwicare hasi mwicare ku gasonga bugari ati rero indirimbo ugomba kuyivamo ubu dore ukuntu bimeze Kevin Kade iyi ndirimbo muri no kumutinza yakagombye kuba yayisohoye mwaretse gwe ubu mbabaze ubu kuri iyi ndirimbo muri guhima nde nimba muzamura umuziki nyarwanda murabona mutari guhima Kevin Kade koko mwaretse ibyo bintu by'inzangano zanyu mukareka guhima Kevin Kade ngwese wariteruye ujyana ngo na puzzle niko puzzle igira hino nawe ubu puzzle nabo ni bari gucana waka muri 155 yarajyanye na element bakajya guhura na The Ben komana kubigarura sivu nuko ati rero indirimbo kagira gute ukayivamo rubuga niko we iyi ndirimbo arayivamo hari kontara afitanye namwe yo kuba ari umuhanzi ikindi mbabazi mwaretse iyi ndirimbo
iyi ndirimbo mugashyigikira, nimba mushaka gushyigikira umuziki, ese The Ben ko yemeye gushyigikira Kevin Kade na Element akiyemeza gushyigikira Kevin Kade, mwebwe mushingira kukimuzana ibintu by'inzangano n'inzika n'ibiki byose. Wowe biravugwa yuko wowe Coach Gael wareze The Ben muri Amerika, urubanza rugakatwa rukarangira utsinzwe, ukagaruka kurega hano i Kigali. Biravugwa ku buryo mufite kuburana mu kwezi kwa 10. Biravugwa yuko mushobora kuba muzaburana mu kwezi kwa 10. Mwacecetse nabwo ko tuzarukurikirana, ko izo twitabira atari nkeya, n'urwanyu tuzaruzamo tukarwicaramo n'agasonga bugari hejuru. Nimureke buri mu nkiko nka wa munyarwanda yavuze ati turi mu nkiko, turi ku nkiko, reka nimureke muburane, ukuri kuzajya hagaragara, cyangwa mubabarirane hagati yanyu, cyangwa mwishyurane ibibazo murabifitanye, ariko mwe kubizana muri bano bana bakizamuka mugomba gusapotinga no gufasha nk'abantu mushoboye mushaka guteza imbere umuziki. Kevin Kade ahuriye he n'ibi bintu? Kevin Kade arazira iki? Mwagiye mureka kuba ababosi biyemera, birirwa bivuga bikomanga ku gatuza, sinzi ibi harya n'ibiki bijya byitkomanga ku gatuza. Mwaretse koko, mwaretse uwo mutima mubi, mwaretse ubwo bugome n'inzika n'intambara zango turware no kuba mushaka kwica umuziki ahubwo. Nyamara mureke mbabwire, umuntu witwa Muyoboke afite byinshi byo kuvuga. Hari umuntu ureba, hari n'umuntu ubona poste yiwe ukabona umutima urenda kumuturikana. Kevin Kade noneho mwamugize nk'akarima, nako ntuzenya Element mwamugize nk'akarima k'igikoni. Niko yemwe mwakoroheje kubambisa dakurura, mwakoroheje koko mukoroshya ibibazo. Ubu njyewe ndaye amajoro hano nababwiye yuko ariko burya nzaza kuzibaranguza. We ibi bintu mwicaye, Mike wahoze ukora muri Mike, waretse urwango, mwaretse inzanga. Ubu koko mureke mbabaza, The Ben yakoze iki? Uzi ko wagira ngo The Ben yarabiciye, cyangwa ukagira ngo The Ben yishu mw'abantu mwe. Ibiri kuvugwa koko nimba ari byo, mukavuga ngo The Ben ni umwanzi wanyu. Inama zarateranye kubera iyi ndirimbo, ngo ntagayizamo ngo kubera ko irimo The Ben. Ese The Ben ko ari gushyigikira abandi bana, mwebwe kubera iki? Ese nayobewe n'ikintu mwakoze kuri iriya ndirimbo? Nta na kimwe. Baranabishyuye kwikorwa, Element ayijyamo, ntago kuba nta kontara mufitanye ko ari umuhanzi niko bivugwa. Mu by'ukuri koko mwakoroheje. Mike w'umusinzi wiri utaha mu gitondo, umuziki wumva ryari? Aha abantu bari kuvunikira umuziki hano mu Rwanda, wowe mwebwe mwari muri kubwiriza, ntimunaje byibura ngo munasapotinge n'aba muri gospel nabo ngo mubazamure. Ahubwo reka mbereke rero toromi hari kibazo gihari, reka nyibazanire. Ubundi Coach Gael yagombaga gukorana na The Ben, umuntu witwa Melodie ari we wa kabiri. The Ben yanze akorana nande? Na Melodie. Icyo si ikibazo. Kimwe nk'uko umuhanzi ajya muri management ejo akayivamo, ejo n'ejo bundi Melodie ntago muzaba muri kumwe. Ntago yari afite indi management, se yarimo niyayisize. Ejo n'ejo bundi uwo Element ntago muzaba muri kumwe. Yavuye muri country, nundi nawe agira ate azaho. Nimusubiza amaso inyuma, nuzenya Element yigeze guhagarika kwanga gukora indirimbo za The Ben, za nani za Melodie. Melodie afata wa mwana ngo ni Kiss, ari no muri ari muri country, aramujyana bajya gukora indirimbo. Ibyo ntago tubizi. Twicare tuvuga ukuntu
Element yari yaranze gukora kuri album yawe kubera kutamwishyura ngo ngo ntago yakora ku ndirimbo yawe ngo agire n'igiceri cy'icumi abona aba yananditse indirimbo murangije muraje mureke dusubiza amaso inyuma mw'abantu. Roskari si umuhanzi w'umuhanga, si umuhanga. Indirimbo ari gukora se ziri nimwafashe Kenisoro mukamuzana cyokora mureke mbabwire ikintu kimwe kitagira icya kabiri. We Kenisoro we Kenisoro wowe Kenisoro tubizane ubu ntago muri mukubuzana mu rwego rwo kugira indirimbo nziza yose igomba kuba iya The Boss. Indirimbo yitwa Ikinyafu yanditswe na Kenisoro mwabonye ko yitiriwe Bruce Melodie. Ibyo byose ntago tubizi. Izi sasa nibice niba ari gukorera muri rebimwe. Reba rero turoma muzarwara kandi mukarwara. Element ni umuhanga kuri production, ni umuhanga kuririmba, ni umuhanga. Murebe indirimbo za Element, murebe n'iza Bruce Melodie, murambwira indirimbo zikoze neza kandi nziza. Ahanga uraza kubigiramo ikibazo uvuga ati umujama turakorana nk'umuntu ukora production none agiye no uzi ko bari no kumupropose ngo bamuhe contract yo kuba ari umuhanzi. Niko ye Mbabazi nimwicare namwe hano muzi kwanariza ubundi Mbabazi indirimbo ya Element ntago muzumva. Undati uye jama turi kumwe muri rebo hari gukora indirimbo hari kuntwika ati none ugeze kuri SIKOSA muradutwitse muraturangije ati kubera iki mushaka kungaragaza burya my brother turazisi. Biravugwa ko habaye inama y'igitaraganya n'ubu hari indi gikurikiye kubaho. Ubu banzuye yuko Element agomba kuva mu ndirimbo, ariko mureke mbabwire muhaguruke muhagarare mureke kwica umuziki mw'abantu mwe ni mureke. Ariko ubundi muyoboke wavuze kuzi ese muyobo nta muyoboke uraha ubu yagiye muri club ko wagiye gushutinga indirimbo ukaba wararebye umwuka w'abahanzi ubona bafitanye ikihe kibazo. Ese kuki muri gukereya mukumva yuko ibibazo ufitanye na The Ben bigomba kuba ibibazo bya rusange by'abantu bagukikije? Turemera yuko ufitanye ikibazo na The Ben, muri mu nkiko. Hari ikibazo afitanye na Kade, hari ikibazo afitanye na Element. Mureke mbabwire cyo kora mw'abantu muyoboka afite ibintu byinshi byo kuvuga. Ngewe ibi bintu rero nkakomeza nkabigaruka nkabishinja abantu bamwe na bamwe muri uyu muziki. Abandi baracecetse, mufite inshuti zibakikije, bamwe muracecetse ngo muri kwanga kwiteranya. Ibibazo munafitanye si ibibazo bya danje bishobora gutuma ibintu bicika bikayoba. Mwakicaye mukabisotinga nk'abantu mugahamagara inshuti zanyu. The Ben afite inshuti ze, namwe mufite inshuti zanyu, mukaza mukicara mukavuga muti ikibazo ni iki ngiki, gahunda iteye itya, mukajya. Ariko ntari mureke inkiko zizabafasha. None se mbaze, uziko muzanye systeme ya kamishina ntuze. Ninde wibuka systeme ya kamishina ndera na mastora? Ni mastora ninde uyibuka we? Muribuka iyi gahunda ukumva ngo mastora ngo kamish, ukumva ngo mastora. Ninde wibuka drama ya mastora na kamish? Murongeye nakanya aho mwagahagurutse ngo mushyire hamwe mushyigikire umuziki.
Bikira Mariya nimushakire ishapure nye ngenda nambaye mu ijosi kuko ntabwo byoroshye ni mastora mwari mutaravuka nyine mwampinja mwe niyo mpamvu muba muza mumbweraho muvuga ubusa n'ibyo mutazi ayima mujye muceceka iyi miziki yaratumenaguye bamwe turayizi Mana nyagasani umva ngo mwari mutaravuka nyine mwari mutaravuka mwampinja mwe ibaze kuba ndaho ngaho ndi live cyangwa kuri Instagram ndi kuvugana n'impinja z'ejo bundi zitazi niyo biva niyo bijya nyuma ayo mafaranga shahu mutari gukora ibyiza byibura ariko mana cyo kora mureke mbabwire hari ijambo maze kubona Muyoboke yigeze kuvuga mureke mbabwire umuntu witwa Muyoboke nk'abantu mwe Muyoboke afite ibintu byinshi byo kuvuga yego muri iyi minsi nta muhanzi afite ariko afite byinshi byo kuvuga nta muhanzi afite ariko ari kugenda akorana namwe mwabahanzi mwe murabizi ko Muyoboke abafatiye runini nubwo bamwijijisha muri kwishasha n'ibiki byose mudashaka kubira mwabintu mwe murabizi ko Muyoboke abafatiye runini mwampacamwe ndakwiyamye jya nta myaka 40 mfite atasiyo s'il vous plaît atasi ngo ubwo ufite imyaka 40 ubwuzi story ya mastora ngo nakamisha ndabiyamye umva tubwizanye ukuri mwabantu mwabahanzi mwese ukuri murakuzi uko biri kose nubwo twirirwa twamutaramiye Muyoboke twamwicariye ariko mwabintu mwabafatiye runini abafatiye runini ayandi nibivuga ngo ngufatiye runini muri byose ndakuba nyamara mujye municara mubahe Muyobokemo gake yego muri iyi minsi nta muhanzi afite ubu nta n'ikintu yaza atubwira kijyanye n'umuhanzi afite muri iyi minsi ariko ari kugenda akorana namwe ariko Muyoboke uyu mureba afite byinshi byo kuvuga kandi ndabibabwiza ukuri ese ubundi mwavuze di mwavuze cyo kora mureke mbabwire nje hari abantu njya mbona nkabona bagakwiriye ubundi mufasha amafaranga mugiye mufite mukagira mute mukabishyiramo urukundo jewe nari nzi ko utuntu tw'udutiku n'udutiriganya n'utuntu twazamunyangiye dukora abakene utu tuntu twamunyagire nari nzi ko dukora abantu b'abakene bamenetse ariko we abakire we kuko aho mwakice muvuga mutinda ubundi coach ngewe coach nzi numvaga avuga ko ibintu byose ari nta kibazo ubu none ibibazo byaravutse coach mwaretse indirimbo igasohoka mutarinze yuko element ayivamo mukareka yego we nge narinzi ko abakene aribo birirwa n'udutiku urabona runaka nanjye nzatinda nkire azapfa bisige yegwe abakene bahura n'udutiku none umva mwabintu ubu byinjiye mu bakire indwara yanduye abakire izo munyangire mwaziretse ko none indirimbo muri gushaka yuko idasohoka muri guhemukira umva ntago muri guhima The Ben afite ahari ari hejuru mu bicu ntago muri guhemukira The Ben rwose mara muri guhemukira Kevin Kade ese ereme wakwibutsa aho wavanye n'aba bana ubasapotinga ubu nibwo unaniwe ubu nibwo ubona yuko aba bantu cyo kora mureke mbabwire sha mwaretse urwango basi mugashyigikira umuziki yo gerere ibi bintu bingeraho nkaririsha ijisho rimwe irindi riri guseka kavuga ni kumbi ubu muragira ngo ejo namwe muzajye korora inkoko n'imbata mwabyana mwe mwabintu mwe ejo ntazababona ku ruyenzi mwagiye korora inkoko n'imbata mwashyigikiranye basi ativa muri iyi ndirimbo this and this okay mwabintu mwe mwashyigikiranye ejo ntazabona muri guhamagara inkoko ngo
mwabintu mwe mwashyigikiranye mwakundanye basi gukundana n'ibivo numwubahane ejo muragira ngo tuzabumve Yesu we Mana nyagasani mwambabariye mugashyigikirana koko byibura yo noneho njewe ndi kubira ibi bintu byibura ese ubundi mbabazi ariko hari umuryango twitore iyo ntekereje uzururwa uzimureke mbabwirira udutiku nk'utu ngutu kera twabagaho ugasanga Miss Jojo ahanganye na Miss Chanel kuko bari abakobwa bati uyu mukobwa azikuririmba undi atari ko jewe ndi mwiza undi atari ko jewe ndi muremure n'utwo tubifu twabagaho ugasanga Knowless yagiye gukora indirimbo Kampala bagahamagara bati uyu muhanzi ntumuhe korabo yagera yundi akamuha korabo hagashya ugasanga ibintu abantu bagize batya umwaciye hirya cyokora mureke mbabwire nkeneye inama irimo aba abantu muzi uyu muziki kuva na kera mwambabariye koko mukongera mukamera nka kera hari umuntu witwa Tijara Kabendera hari Uncle Austin hari ba Pendo n'abandi mwakwicaye mukagira inama bano bantu ko ryahuriro ry'abahanzi ribamo abantu mujya kunoma mu mujyi wa Kigali mukavuga ngo muranomuyu njewe maze kurihaga koko mwakwicaye ba Tom Close mukaganira n'aba bantu kweri wowe Tom Close uyobe wabana b'abahanzi wafashije nta n'igiceri cy'icumi baguhaye ahubwo washoye amafaranga yawe ntabwo uyu muziki muwibuka we ego none Element agiye gusapotinga Kevin Kade ngo nuko indirimbo irimo The Ben ngo ntago mushaka mijwi rye oh la la ese iyo biba ari ijwi ryanyu mukeneye mora iyo biba ari ijwi ryanyu rikenewe muri iyi ndirimbo aho mwari kuyishyiramo ese ubukuntu The Ben cyangwa ba Tom Close bafasha abahanzi ngo bakorane nabo niko abo banyu bimezera niko nitwabonye ko ikinyafo cyagenze abana ntibahiye bagahisha bagaceceka ibibazo byaba bikazamurwa n'amahenesi murabyibuka indirimbo nziza yasoka ngo yakabaye alors gutese cyokora mbakumbuje mbakundi we nisanze nkunda umuntu ntazi iyi ndirimbo kwiryoshye nisanze nkunda umuntu ntamenye wewe iyi ndirimbo iraryoshye SIKOSA umva rero mbahe ibanga rindi iyi ndirimbo abantu benshi barayifite yego jewe sinayisohora kuko na YouTube channel ngira ariko umva uyu muziki uru ruganda mwamenye ko atari urwabasosha mukaza mugashyigikirana nisanze nkunda umuntu nazi wewe nisanze nkunda umuntu ntamenye ele umva cyokora mureke mbabwire Element n'ubundi nimba hari umuhanzi dufite hano mu Rwanda Element nimba hari producer dufite hano mu Rwanda Element none ari gusapotinga abahanzi bagenzi bikabababaza ese usiko mufite za munyangire mbi cyane mw'abanyarwanda mwe Mike na Gael n'abandi nabamuyoboke mwakicaye hasi mukaganira ku kintu cyabasha kuzamura umuziki cyangwa mureke mbereke nimureke dushyireho compete nimureke muhangane mu bikorwa umuhangane aho kugira ngo muhangane mu matiku n'inzangano sorry ndarwaye ariko mureke mbabwize ukuri ndi kubabazwa n'uyu muziki muri kwica bene aka kageni mwakicaye kuri table imwe mukaganira byakwanga mugahangana mu bikorwa Element agakubita hanze indirimbo Bruce Melodie agasohora indirimbo The Ben nawe agacekamo Kevin Kadakaza
twadukuri twagera two tukaza tugatera mbanda gateza n'abandi ariko muraho muri mu nzangano zidashinga ngo zibyine uracurika iki se wagapipi wagiye ugacurika ku gapipika acurama urumva mwagahanganye mu bikorwa kumvikana nimba byanze nimuve mu busutwa n'amatiku ariko abantu b'abagabo mu babanyama narinzi ko ari giye ugira amatiku ubu rero munyubahe we hatazagira umuntu wongera kunyita umunyamatiku. Attention please, s'il te plaît, je suis là, vous comprenez? Hey, mutazongera kunyita umunyamatiku. We hasoni muricara mukica umuziki bene aka kageni abandi noneho abandi murebera we ngo ahango harahiye rero sasa ngwe ngo ahango ibinyara bifuze muba muri gusha yemwe ni mubyuke dore umuziki ugeze haryoshye elementary gukubita hagashya akazana mirere igatwika imbuga undi akazana jugumira undi akazana iki ubu The Ben yakoze iki mu buzima mushobora kubishyira nka hano ku karubanda tukabyo urubanza ni ruri mu kwa 10 tuzarucya ubu The Ben yakoze iki ku buryo ashobora yo ariko buri mushobora no kwihishirara ngo naba bana batabacishamo ijisho. Kevin Kade muranze mushatse kumuhemukira erega muri guhemukira cyokora Kade nkubwiza ukuri sohora indirimbo Kade ndi nkawe sohora indirimbo zikamwa yo zitahanye kuko indirimbo ni mutayisohora abantu bayifite barayishyira hanze abanyarwanda tuzahitamo iyo tujya kumva do ndarahiye do nanjye ndi mu bantu baza promoting indirimbo irimo Kevin Kade The Ben na Element nzaza hano nkorera yivu na space mubari yo mujya kumva kuko ndabizi neza bazifite muri benshi muzahite muzishyira hanze ubwo namwe mwicururize hashyi yego murahari yego rwose nanjye ubwo nza buretse mbabwire rero ubu nanjye ubu njewe ndi ku ruhande rwa Kevin Kade kuri injuro kuko niwe mu victim cyokora mureke mbabwire sha cyokora tubacishije mijisho we mbega bakire ubukire bwangu bwe ndabugaye nimumpeho nje rero ikibazo cyanjye gihari njewe buriya no puja nakora nimbona mubona akantu nzaza nkavuge The Ben ninkamubonaho nzaza nkavuge The Ben wicyo yiyiziye nukurira gusa ibintu byose arareba wa mwana rero akarira ariko The Ben waretse ubupadiri kw'imihanda itakiri yayindi inshuti yanjye we wa mwemwa ubu rero umuyoboke mbona kana kora nanjye nkavuga ukora keza nkavuga jewe ntago mvugira ntago negurira abazimu mu ndaro ikiza ninkibona nzagishima ikibi ninkibona nzakigaya ngo muringagariye ubukire bwangu bwe ndabugaya ubu ngewe kugeza kuri inshuro ndi inyuma ya Kevin Kade kuko Kevin Kade muri kumu noneho Element we Element cyo kora warakoze uko byagenda kose wagaragaje urukundo ufitiye umuziki uremera ugenda bucece mu gace kugira ngo supportinge Kevin Kade kandi nukuri mujye ariko mwagiye munibuka mwashubije amasi nyuma koko mu byukuri ariko impamvu uyu muziki muri kuza kuwukiniramo nuko muwujemo waramaze gufatisha wowe kwa Gael wari uri kubwiriza mu makanisa ubundi abantu bazi uyu muziki neza ntabwo bashobora kuza ngo bawukiniremo mureke mbabwire amatiku yatangiye
ngo gakondo ngo ibi nibi ngo aba n'abagakondo ngo aba ni sekira ngo aba n'R&B ngo aba n'ibiki ngo aba ni gospel ngo ibi n'ibiki ibyo biko biza ngo runaka ngo umwe wa gakondo ngo you guys irahinda igahita. Ariko mureke mbabwire bantu mukunda umuziki apana byacitse byahiye, bantu mukunda umuziki apana byacitse byahiye, ni muhaguruke muhagarare kuko hano hanze hari gushya. Uribaza umuntu yicara ati ntabwo ugomba kuba uri muri iki ngiki kubera uyu muntu dufitanye ikibazo, ngo nibigenda gutya ndakuregera ibi nibi. Yo nuguhungira ubwa element nari nzi ko avuye muri 150 muri nuze muri country byibura ndavuga nti none kumi wahungiye ubwayi mu kigunda, ubwayi wahuriyemo nabwo kwa Nopuja wabusanze mu kigunda aho muri 155. Nubundi jewe sinzi kuvugira mivumbi kumuvumba. Ereme reka nkubwize ukuri, ntaho wavuye ntaho wagiye omwe, keretse nimba warahunze aho wavuye hari ibibazo, naho wagiye naho nubundi birahari. Yego ufite uburenganzira bwo kujya aho ushaka no gukora nabo ushaka. Ese ubu nimbabaze kuki mwumva ko muri miti umuntu gukora aho ashaka cyangwa cyo kora mureke mbabwize ukuri mana sha ntimworoshye pe. Iyi game mwaka yiryo iraryoshye we, irimo amatiku yiba kuri bamwe na bamwe iraryoshye. Ejo buri ndaba mbabona muri guhamagara inkoko. Hey allo hey ego ye allo hasoni kweri. Buriya mbabwira undi muntu ukunda umuziki wo mu Rwanda ni Sande. Uyu nguyu nuko abahanzi bamunaniye ni Sande, na Sande burya nawe akunda umuziki. Genge mbabwira mwa bintu buriya Sande Justin nawe akunda umuziki. Ubu Sande we niyamyiriye agasiga inkingi, uza abahanzi bamuriye amafaranga. Korera nduzayabona ba cyangwa ubugira ngo ntitubizi, turabizi uri kumva. Ariko mbabaze Fabri mbabarira pe, mbabarira wese, turi muri 2024 narababwira ariko ayo mabanga yanyu ndayakeneye mu yame. Umuntu araba ari inyuma y'umuntu ngo ibi nibi, umuntu araba ari inyuma y'umuntu ngo ibi nibi. Muzi ukuntu Sande ari amafaranga muri uyu muziki. Ego rubuga ego ko Sande Justin uyu nguyu ego mwazimbaje nkazibaranguza. Sande akunda umuziki ariko nyine ntazi kubyina. Aranyeganyega ariko akageza mu gitondo ntaribi. Ariko Sande muza abahanzi ya supportinze hano mu Rwanda no mwibanga rikomeye. Muzi cyitwa wa wundi wari ufite babahanzi babiri ninde wo muri Amerika harya Sande, aho si wakwandika ngo ninde mana we ninde nimba ari Kaki Music nimba ari Biki Music muza baba. Ariko se koko mwambabariye koko. Gripe imereye nabi sha mama nze na Rwade ndarwaye sha mwabana. Ariko nimba hari umuntu ukunda umuziki ndawukunda Rage mucece nje nkunda umuziki mana yo. Ariko mureke mbabwize ukuri, ibi bintu muri gukora mukabireberera gutya, imitima yanyiza ukuri, imitima yanyiza bibabaza. Nubwo harimo abatavayo ngo bavuge I know ko ntimushaka kuvuga. Ariko iyi miziki muri kwangiza gutya, muri gutuma mwaraje muravuga ngo abanyarwanda nibakunda umuziki wanyu bava muzamahanga, bava muri Tanzania baraza barabasupportinga babatega amatwi, none nibimutangiye kubakorera kweri. Ibi bintu imitima yanyiza ukuri zabibabaza. Ubu turi mufite kandi muri abakire mwa bintu babwiza ukuri. Ahangaha mukabyica mugatangira ngo wowe ubu nimuzongera kunyita injajwa please. Injajwa namaze kuzibona n'abantu b'umutima mubi. Simwicara muka
cyokora mureke mbabwize ukuri ngagari z'inturi nimba mukunda umuziki nimureke indirimbo ya Kevin Kade irimo element na The Ben isohoke. Nimba mukunda umuziki koko ubu tugiye kureba nimba koko mukunda umuziki. Yego mugaragaza ibibazo bihari bikemuke, ariko nimba harimo ishyari n'inzangano aho siho ndi. Noble kuhisunyerera ja nawe kuri manager icara aho uri manager. Nukuri birababaje. Nimba mukunda umuziki nimureke indirimbo isohoka irimo element ya Kevin Kade, musupporting Kevin Kade, munayipostinge, munayipromoting, munayigema ariko munakore challenge. Ariko muricara mugakora challenge z'urwiyerurutsu yo. Ibindi bihugu nka Uganda iyo umuhanzi asohoye indirimbo barasupportingana, ugasanga Rema yasaze kubera Spice Dana agiye gusohora indirimbo akakora challenge agapostinga. Ariko hano mu Rwanda arareba ati runaka agiye kuzitura, reka yanjye mbenye ibitse mugaceceka. Ntegereje amatiku ntegereje mugaceceka. Mu Uganda barasupportingana you guys. Hano mu Rwanda mu buriki shuti nimba utanakunze umuntu ntabwo ushobora gukunda n'indirimbo ye. Basi ubu mu ndirimbo yaririmbye nta gitero kirimo kiri kugukoma se jijisha se. Ubu turi bukazaza ryari kandi ngo muri abakire mwabintu ngo ndashora ngo ariko iyi ndirimbo no yo disi. Cyokora mureke mbabwire ikindi mugomba kumenya. Umuntu witwa Element ya supportinze Kevin Kade for free. Umuntu witwa The Ben Mana, The Ben maskini yo ya supportinze Kevin Kade for free. Murekero mbabwire iyi ndirimbo muramutse muvuze ngo Element ntayizemo ntago mwaba muhimye The Ben mufata nk'umwanzi nimba ibivugwa ko ari byo. Ariko nari bingo mufite ngo biravugwa yuko mufite urubanza mu kwa 10 ubwo coach Gael na Nuzenya na The Ben ngo bafite urubanza mu kwa 10 biravugwa. Ubu tuzabuta ndashaka kumenya amatarike y'urubanza mu kwezi kwa 10 nejo bundi Nyagasane n'abakidutije ubuzima. Ariko basi ubu Kevin Kade muramuzizi iki yakoze iki? Basi yakoze iki ku buryo mushobora ku. Ariko mureke mbabwize ukuri kudaca muziko nigushye. Muranga ko indirimbo isohoka irimo element hari abayifite iri sample barayinaga hanze niyo do promoting ntari umva mwabintu tura promoting indirimbo irimo Kevin Kade na The Ben na element irimo babiri nayo nza promoting. Ndabibabwiza ukuri ubu nanjye mfite uruhande ndiho ngewe ndi nyuma ya Kevin Kade ku buryo muri kumwicira ibintu bene aka kageni. Mwaretse ubugome n'ubuturi ngakari mwaretse mukica ngo umuntu yavuze ngo runaka ngo yavuze ngo kubera icyo we. Ubu rero kuri inshuro mva turambara buto ngo koko se Sande ya managenza abahanzi. Ego cyane yego ko cyane wagiye kuvuga hari abahanzi mwahita mwanga muri iyi mihanda mukana. Ni TB Music na TB Music barayinyibukije ngo ya rebo bavugaga ngo ni TB Music. Yego nabo basupportinga abahanzi. Muza abantu basupportinga abahanzi hano muri runo Rwanda bucece. Mu byukuri tubwizanyije ukuri mu byukuri guca muziko niguye. Aba bantu ngewe narinzi ko mu nyangire zitakibaho ariko n'ingagari zigira mu nyangire. Ku mugaragaro izuba riva gutya riva
uyu muziki abana barwanye nawo bamwe baremera barihiringa abandi baremera bajya kuwiga abandi baremera barya ubusa abandi baremera bagenda n'amaguru ariko muyoboka aragira ati enough is enough ati ahaho turahajya koko nimba muzi ko reka mbabwize ukuri nimba Coach Gael n'abandi ba Mike mukunda umuziki koko cyangwa 155 mushigikiye umuziki nyarwanda ni aha niho bureberwa turabireba niho tumenyera yuko koko mushigikiye umuziki nyarwanda element naza muri iyi ndirimbo ari gusapotinga mugenzi we Kevin Kade nkuko na The Ben yamusapotinze none se mbabazi ubu aba bantu kwicyaha ari gatozi nimba ari n'umuntu mufitanye ikibazo erega urubanza murarufite biravugwa yuko Coach Gael agomba kuba afite urubanza yareze The Ben ku bibazo bafitanye biravugwa ko bazaburana mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka hano Kigali urukiko sindarumenya n'itariki ariko mureke mbabwire ko ruzitabirwa ko tuzaruza ko nzakora uko aho bwabaga nkamenya itariki ruberaho n'isaha naho ruri buburanirwe ko tuzaziza mora yego none ngo indirimbo ibarwaje roho ibarwaje imitima ntimuryama ngo indirimbo nimureba mugasanga ikibazo ni The Ben kandi ugasanga ararengana mwaretse ibyo mupfa mugashyigikira undi mwana mugasapotinga Kevin Kade ko muvuga ko musapotinga umuziki aya yari amahirwe ku bantu bakunda umuziki ku muziki nyarwanda ariko ibaze kubona indirimbo irimo element ikabamo Kevin Kade ikabamo The Ben mwarangiza ngo ibiki ko mukeneye ngo amanama se imanza zanyu zidashira ngo zibyine umuntu azire yuko akoranye n'undi ibi rero bizatuma mureke mbabwire muzi se abana bari muri uyu muziki bazarwariramo depression ndahabwiza ukuri muhere ku murongo murebe iyo badrama yamaze guteza abari bari muri demen mubarebe ubirirwa shooting amafilimi akaza akanakora ibiganiro mu biryogo ubu ibingibi nibyo mushaka muragira ngo aba bana ko bari gushyigikirana muragira ngo ejo nabo tuzabone bagiye kuhamagara inkoko n'imbata n'inuma ubu ngo hari utunuma ngo twororwa mu mago bazajya bavuga bati izi projet z'inkoko zifite benshi reka tworore uyu muziki ubu Kevin Kade mureba hariya yemere yirye yimare yikure miliyoni 4 yishyura indirimbo mwaganiriye ibiganiro biteza imbere umuziki wo kugira ngo bukomeze buwutsikamire ariko muyoboke ntago arava muri karabura ariko uko biri kose nubwo muyoboke nta muhanzi afite ariko murabizi mwabahanzi mwe muri hano muri iyi mihanda ko abafasha arabafasha rwose muyoboke arabafasha yego nta muntu amanacinga ariko arabafasha iyi ndirimbo ngo SIKOSA mwaretse igasohoka ariko mureke mbabwire uko biri kose bitinde bitebuke tuzumva umuziki byanga byakunda inama ziterane habeho gucecekesha abantu no kubacecekesha n'ibiki byose ngo iyi ndirimbo yivemo ngo uradutanze ngo ngemeruka abakene aribo bagira amatiku n'abakire koko rero abantu muri requestinga nk'abantu ntazi sinshobora kubazana kuri live yanjye cyangwa space ntabwo bishoboka rwose umuntu keretse abantu mbanzi nibo nshobora kuzana ariko abantu muri requestinga mu byihorere haba kuri Insta kubera hazamo amayeko na hostinze Instagram na Twitter
hazamo amayeko usiza ariko uko biri kose Muyoboka afite ibintu byo kuvuga mwa bintu icyo nabonye ejo nakurikiranye poste ziwe cyokora njyewe mureke mbabwiza ukuri guca muziko ni gushye jewe aya matiku nyaheruka kera nabwo yari amatiku yinjiza nkuko nabibabwiye wasangaga ari Miss Jojo na Miss Chanera ugasanga ni groupe ya KGB ni Urban Boys ni Bigan ni ya yindi ya ni The Brothers uyu munsi amagroupe yasohoye indirimbo ni Just Family wasangaga ari aya matiku yibereye aho ngaho atafite ikintu atwaye ugasanga ni Pasi na Young Grace bari gupfanga umugabo ugasanga ibintu by'udufuti biraho oya ni Sini ugasanga ni Sini na Young Grace bari gupfa umugabo buri Sini yigeze kurwana na Young Grace bapfaririji mwabantu mwe ruhinja hari kuri Alpha Plus ugasanga garayo matiku yibereye aho ngaho mugaruye systeme ya Mastora na Kamishi kweli Ekeje ibintu ndabyibuka nubwo nari umwana ariko ibintu ndabikurikirana neza cyane ndabyibuka mugasanga ni ibibazo mugasanga ni ba Joxy bari kubyina kwa Miss Jojo barwanye n'abandi babyinyi bagenzi babo ugasanga ngo ninde wagiye kujya nukuri ego sinigeze kurwana na Young Grace hari akura Alpha Plus bapfaririje da ngo n'umugabo wanjye barajya n'umugabo wanjye ibyo byose twarabisimbutse mujye wasangaga ari utuntu turaho mugasanga kubera ikirafiki ahora akora indirimbo na Miss Jojo nkuko muri Uganda Rema na Makura akora indirimbo n'abahungu batatu ugasanga nibyo biraho ngaho koko none muracyari wowe shawe ejo bundi muvuye kubwiriza mu ikanisa ibimenyane rero mufite ariko mureke byanga byakunda nubundi Remeti muri ntazabura kuririmba azaririmba kandi azahora asohora umuziki mwiza abandi mwese muzaririmba musohora imiziki myiza ariko byakabaye byiza nimba udakunze ikintu cyubahe byibura udutiku twatangiye kera ubu yarakuze oya Ayuba ari mu urwango Ayuba ari mu urwango rubi cyane kandi mureke mbabwiza ukuri nimubona uyu muziki tudashinguye umuntu kubera ko yishundi Imana izabifita ikibarambitseho ibiganza kuko uyu muziki wo mureba harabaza ibitambo byawo umuntu akicara akishyiramo umuntu abantu ku buryo mbizira umuntu akazira yuko azi ngerera ibintu bya munyangire Imana ijya imbabarira sinjya mbime kumva ngo ufitanye ikibazo ubu muzi umuntu witwa Sande Justin aje akanika abahanzi yahaye amafaranga ye yanabasinyishije kontara bakamurebesha indege ubu se ari gukora andi mafaranga yes ari gukora andi mafaranga muza abakire hano hanze basupporting umuziki batava mureke mbabwire ni nayo mpamvu amakampani hano mu Rwanda mubona ari atinyamo gusupporting abanzi kuko ntimwumvikana mwa bintu cyokora mana ngewe Imana ijya ibandindira kure hari abantu mba ndeba nkabona urwango n'urwa Satani ariko maho wajya umbabarira ko ngewe ibintu hari igihe mbireba nkabireba ugasanga ngo uribuka se ngo story ngo ibyo byose rega genda ibyo muri kuvuga byose ndabizi cyane kweli ibintu bikure birinde bwo bigera gutya rero mbabwiza ukuri nimba sikosa kweli basi umva we iyi ndirimbo iraryoshye we attention nisanze nkunda umuntu ntazi umva nimutayisohora ndahamagara abahanzi nyibabwire nyibahe bayiririmbe
ko nanjye nyifitera yego jewe sinayisohora ntaca no mfite ariko mureke mbabwize ukuri mwabantu mwe munkurikiye haba kuri Instagram haba kuri Twitter sha nza promoting indirimbo irimo Kevin Kade niwe kirongozi ko niwe nyiri indirimbo irimo element irimo The Ben niyo nza promoting dora hondi umva yasohoka kuri channel muri quartier niyo nza promoting nta nindi nza promoting ndababwiza ukuri naho kumva ngo indirimbo ngo yayivuyemo ngo kubera yuko ngo tumvikana ngo naronaka ngo ya gotesi gute ahubwo kubera amatiku mufite umuntu witwa The Ben niwe wakadesize kuva mu ndirimbo akavuga ati reka ngiwe nyive urugero kubera amatiku mufite ariko The Ben nawe ndahamya neza yuko ukunda akunda gusapotinga ndahamya neza yuko akirambaraye kuri Kade je kuri inshuro ntago ndi nyuma y'ibintu gutya na gutya jewe ubu kuri inshuro victim niwe ndi kumva victim ni Kade muri guhemukira mwabantu mwe kandi mukumva ngo mukavuga ngo mukunda umuziki ese niba mukunda umuziki mwaratse indirimbo igasohoka mwayiretse igasohoka nimba koko mukunda umuziki nyarwanda muna supporting umuziki mukareka ibintu by'intambara za ngo turwana hari umuntu wigeze kuririmba ngo sinzi kaho yaho ngo nibihe bikugarutse ayi ibi bintu umva biragarutse nka ariko muzi ntambara zaha muri iyi mihanda abahanzi rero birinda kuvuga bakavuga bati ntakoma rutenderi nkagira ibyo nica nkagira ibyo nangiza ejo nejo bundi bakanyumva gutya reka nicecekere ugasanga abahanzi birirwa bihiniye mu ntebe bari muri chat bari no mu biki agahinda karenda kubica hano hanze hari abantu benda guturika imitima kubera uyu muziki nukuri kw'Imana nukuri umuntu akemera kirya kimara akavuga ati umva nzemera ngume mu nzu singe no muri club kugira ngo ntanywe iyo champagne ariko saving nzakora ikintu cya danje ahagikoreye umuntu ahagikoreye mura ubu koko mwabakiremwe murabo kuba mwahemukira Kevin Kade mu byukuri koko yakora muyoboka afite ibyo ashaka kuvuga ndababwiza uko ese ubundari urubanza ngo koko uravugisha ukuri coach Gael yareze The Ben yareze The Ben mu rukiko biravugwa pe biravugwa ko bafite urubanza mu kwezi kwa 10 we siko musetsa tuba tuzize nge rero igitekerezo cyanjye nk'umuntu ukunda umuziki ni mureke iyi ndirimbo isohoke mureke amatiku mureke ibintu by'inzangano kandi muyikunde muyisapotinge namwe ubwanyu yewe munayigiremo uruhare muyishyigikire mwagashyigikiye Kevin Kade rwose nk'uko n'abandi ese ubundi mbaze ubu The Ben yakoze ikosa kuba yarasapotinze Kevin Kade ubu element yakoze irihe kosa kuba yarasapotinze Kevin Kade hari abantu bigeze guca umugani ngo so na nyoko bapfuye iki abandi bakagisubiza ni igisakuzo abandi bakagisubiza ngo akayuzi ko mu rubibi ubu rero ku muziki turaza kubaza ngo abahanzi barapfa iki indirimbo nziza za buri muhanzi wo kumva utazifite ariko bamwumva yuko indirimbo nziza rimwe bwe muzahora muzisohora gute se we bite byanyu kandi mugasanga ni murekana n'ababwire urero byamaze no kubacangira ku gikoka hano hanze hari abana bari kubakosora mwararaza kakubita kavuga utuyu niwe ndirimba kayizura shyari nishyano ari muyoboka aragira ati ngo enough is enough ngereka niryamire ndabyuka njya kwijajabira abandi bati nawe bazakwirukanisha mu kazi we peti uzaperereze uzabaze we ako bite ndetse wirukanisha mu kazi yewe ngenda bibabwiye ni ku giti cyanjye uru ruganda ntago ari urwabaso
ariko babumva ari basora indirimbo we muzi si ibintu bya danje. Iyi ndirimbo ya Kevin Kade yitwa SIKOSA, ni indirimbo yakozwe n'abanyarwanda, ariko giye ko nayumvise nisanze nkunda umuntu nazi iraruta iyakozweho n'abanyamahanga nk'icyatanu. Umva muramukeho, ariko mwagaserereza abantu mwaka bagira mute, muzibeshye mumenyera umuntu witwa Kenisol, muzibeshye ayi tuzahatwika. Okama yagiye he simbiza, ariko Okama arahari. Anyway you guys, nje muramuke, ubwo naho ubutaha jewe ntegereje kumva indirimbo. Mumanike udutebe muzamutwegura, muramuke, ariko abantu mukunda umuziki mukunde, nta buryarya burimo, nta nzangano zirimo, nta matika arimo, nta buryarya burimo, nta munyangiri irimo, ntaki murebe ko tutaba dufite umuziki mwiza. Muramuke.